tubifuriza igitondo cyiza rero abateze amatwi Birindiro TV, twongeye kubasuhuza. Uyu ni umwanya tugira ngo tuganire namwe se tubagezeho amakuru muri rusange, ariko tunabibutsa gukora subscribe, mugakora like, mugakora share kugira ngo ibiganiro byacu bijye bibagereraho igihe. Aha ngaha rero tumaze iminsi tuvuga duti ahantu hose hagira abantu benshi ni ukujya abantu bahitondera bitewe n'uko hari ibitero by'ubwihebyi bishaka kugabwa. Nk'ibiganiro tumaze iminsi dukora, mwabonye ko iperereza rya Amerika na Israel byatangiye gukora, mu gihe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bagenda bavumbura amakuru y'abantu bari inyuma cyangwa se basigaye bari inyuma y'ibyo bintu. Aha ngaha rero dufite ahantu habaye ibintu bimwe nyine twababwiraga bijyanye n'ibitero bigenda byangiza ahantu cyangwa se batera mu baturage. Hari abantu baje ahantu bita Bunia, barasa mu kabari kari karimo abantu barimo basabana nyine, bicamo abantu bamwe abandi barabakomeretsa. Akaba ariyo mpamvu rero tubabwira duti abantu mwese ahantu muri mwirinda ahantu hari rubanda nyamwinshi, bitewe n'uko intambara iri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ishobora kwataka ikaba n'intambara ndengamupaka, cyane cyane mu gihugu cy'u Burundi, Tanzania, mu Rwanda abantu muhari namwe, bitewe n'uko intambara nyine n'urwego irimo ishaka gufata. Abantu rero mwari mukwiye kugira ngo murebe, mumenye uburyo ibintu bishobora kugenda cyangwa kutugendekera muri rusange. Aha ngaha rero ubushize twavuze ku bijyanye n'ingabo zagombaga guturuka imihanda yose zije gutera Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Tuvuga ku bitero Kabila ari gutegura akoresheje amafaranga, amadolari, bagomba guhereza abantu, noneho bakajya bagenda bagera ahantu bakarasa mu nsengero, bakarasa mu masoko. Aha rero byatangiriye muri bare, ahantu abantu barimo bafata akantu, ubwo rero birangira abantu bamwe bakomeretse abandi barapfa. Iyi video ndaza kuyishyiraho nubwo ikakaye cyane, ariko nkaba ngira ngo nkangurire abantu nyine kujya mugenda muri menge, kubera ko akarere k'ibiyaga bigari kameze nk'akari gukorwa cyangwa kameze nk'akari gusubirwamo. Nabaha nk'urugero, nk'iyo umuntu ushaka kugira ngo telefone yawe ikore neza, ukora icyo bita restart, guforomata. Ni ukuvuga ngo iproseso rero yo kugira ngo umuntu aforomate bayigereranya nka proseso yo kugira ngo umuntu yiribere, agire icyo bita independence, ubwigenge. Ni ukuvuga ngo ibintu bimwe birabanza bikazima, noneho nyuma bikaza kwaka bizanye umucyo mwiza ubereye abantu bose bazajya bareba muri icyo cyo, cyangwa bazajya bireba muri iyo ndorerwamo. Akaba ariyo mpamvu rero abantu bavuga bati Repubulika ya Demokarasi ya Kongo intambara iriyo ishobora kuba ndengamipaka cyangwa nyambukiranyamipaka, bitewe n'ibintu biri kugenda bihaturuka. Nk'uko rero mugiye kureba, ndabasabye ngo murebe iyi video. Alesta Bunya iko napitikana Bunya hapa sasa, nda bivete batu wanakufa huku. Alesta Bunya iko napitikana Bunya hapa sasa, nda bivete batu wanakufa huku. Watu wanakufa kula lazimi. Alesta Bunya iko napitikana Bunya hapa sasa, nda bivete watu wanakufa huku. Watu wanakufa kula lazimia na ule huku. Alesta Bunya. Aha ngaha rero twavuze mu kiganiro twatanze, twavuze kwijyanwa cyangwa kwishimutwa ry'abasore aho bari bafatiwe hariya mu majyaruguru ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri Grand Nord. Nk'uko rero twabivuze ku kiganiro cy'ejo, akaba ariyo mpamvu na hano ngira ngo mbereke
uburyo ibintu byagenze, noneho dukomeze tujye ku kindi kiganiro cy'aho Joseph Kabila cyangwa se uwo bita Kanambe yongeye gutanga amafaranga yaha abazalendo ngo bareke umujyi bagende, noneho ngo M23 ize ihokipe, bitewe n'uko bari kubona ko iby'ibiganiro nabo nta kintu bishobora kubagezaho. Ikintu kiri gukora rero ubu ngubu ngo ni amafaranga, kuko bivuze kubibona. Ariko mbere y'ayo mafaranga nagira ngo mbanze mbereke iyo video, kuko tuganira ibintu dufite na fagite n'ukuntu ibintu byagenze, uburyo bariya abantu twahoze tuvuga bo mu bwoko bumwe bafashwe bakajyanwa ahantu hatazwi, na n'ubwo abantu bakaba bibaza bati abo bantu bagiye he? Ese bagiye kuba abasirikare? Iyo baba baragiye kuba abasirikare, imiryango yabo ntabwo yari kuba iri gutabaza cyangwa se abantu bavuga bati abo bantu bagiye mu buryo bumeze gute. Akaba ariyo mpamvu rero ngiye kubereka iyi shusho. Aha rero akaba ariyo mpamvu tuvuga duti rubanda, iki ni igihe cyo kugira ngo rubanda ihaguruke, tureke gutegekwa nk'abantu bategekwa muri tiriyangere. Tiriyangere ubushize nababwiye ko ni igishushanyo kimeze uku nguku, cyagera hasi kikagara, hasi kikaza kigahita gifunga. Bivuga ngo tiriyangere ni uburyo abo bita abakoloni cyangwa abantu bo mu burengerazuba bakoresha, bukoreshwa abantu bategeka icyo bita rubanda nyamwinshi. Bakaza bakareba mu gihugu cyangwa muri teritwari, bagafata abantu rubanda nyamuke kuko baba bazi ko bafite intege nkeya, bakabafasha ku buryo ubwo ari bwo bwose bushoboka kugira ngo babashe gukandamiza rubanda nyamwinshi. Abo rubanda nyamwinshi bavemo abacakara, rubanda nyamwinshi bavemo abakoloni, rubanda nyamwinshi bavemo imihirimbiri, rubanda nyamwinshi bavemo ibintu byose bishoboka. Ubwo rero iyo baje bagasanga mu gihugu harimo abantu nk'abo b'abanyantege nkeya, haba ku mutima haba ku mubiri, nibo bantu bakoreshwa kubera ko baba bakunda kubaho batavunitse. Akaba ariyo muri iyo sase rero rubanda nyamwinshi bagombye kureba kure, ukamenya ukavuga uti umuntu turi kumwe ninde. Tugiye kureba mu kanya iyi video nayo yatanzwemo andi mafaranga kugira ngo abantu batange igihugu. Aha rero ikiganiro cyacu kikaba gikomeje, tukaba tugiye kubereka abandi bazalendo baho bita Bunia, bahawe amafaranga ngo bareke urusisiro rwa Bunia cyangwa bareke umujyi wa Bunia ngo bagende. Bakaba bahawe 1,445,000 ngo kugira ngo bareke uwo mujyi, noneho M23 ngo ize yokipe. Bayerekanye aravuga bati twebwe nubwo nta kintu tubona tudahembwa na leta, twe turwanira igihugu cyacu, twe turwanira gakondo, twe turwanira ubutaka bw'abasogokuru. Nta kuntu umuntu yaturutse ngo aze kuduha amafaranga nka ruswa kugira ngo dutatire igihango. Ni nkaho yakavuze ati n'aha ngaha turi hari abantu. Ubwo rero akaba ariyo mpamvu mvuga nti generasiyo twebwe turimo cyangwa se generasiyo n'abandi tungana, ruswa ironona. Ruswa niyo itumye ziriya ntambara zigiye gufata akarere kose zibaho, kubera abantu babaswe n'inda nini badashobora kwihanganira inzara, badashobora kwihanganira kubaho batibye, badashobora kwihanganira kubaho ngo badategetse, badashobora kwihanganira kubaho badahutaje abandi. Bafata noneho bakajya konona, gutegeka, gutera ibihugu by'abandi no gutwara iby'abandi kugira ngo bagaragare ku isi cyangwa bagaragare nka rubanda rushoboye. Niyo mpamvu rero mubona aba bazalendo bamaze gufata umwanzuro bavuga bati iyi ntambara turayizi y'imyaka 30, nta mpamvu yo gukomeza kugwa mu mutego. Bamwe muri aba ngaba bafite base bahawe amadolari y'ibikwangari muri za 97, 98, 99. Nizo ngaruka rero zirimo zigaruka.
nkaba ngira ngo mbwire generasiyo mutazi ibyo bintu, mugenda mugwa mu mitego yasize itezwe mutazi, mugasanga abantu babafitiye umujinya ntibabarebe nk'uko muje. Inzika zose naho zituruka, kuko abantu barakoreshejwe bamera nk'abakoreye umwami, bahembwa ikiboko, bahembwa amadolari y'ibikwangari. Amwe yabaga ngo niba ari muri Zimbabwe, yari yarataye ntuze, yari yarataye cyangwa yakorwaga hari uko yiboneye yose, igihe Zimbabwe ngo yari yaramaze kwirukana abanyamerika, uwo bita Robert Mugabe yari yaramaze gutwara n'abanyamerika. Amadolari rero cyangwa amafaranga yabaga iyo ngiyo ngo niyo bazanye barabaha, bageza ku isoko bagasanga ni ibintu by'ibikwangari. Mu makuru dufite twahawe n'abantu bakuru bari bariho icyo gihe. Akaba ariyo mpamvu rero urubyiruko mwagombye kugenda gake gake, urubyiruko mwagombye kureba kure kugira ngo ibintu byanyu bijye bigenda neza. Aha ngaha rero nk'uko mugiye kureba iyi video y'uyu muzalendo, Anjo filme onesha franga vipi yetu naonesha disemunia. Ndio probleme. Franga je bani korope ne kunya niache kunya njoo hayo. Ndio. Niko nasukuma. Ya mzuri sana. Hayo. Ndio rapport. Mie Colonel Serpa wa mkubwa bazalendo hapa Punya. Nilikia kupigania inchi. Nilikia kuuliza kama hii udongo iko yetu ya Bakongomani, njoo niko nakufia hapa. Leo banasema niko na estro wangu. Banasema muzalendo atoke Punya, ate Punya wazi juu bafanye biabo, tunababana hapa. Leo kama president wa republika ukapata hii maneno, njoo franga bani korompe nayo emio katisa 45,000 francs, njoo basi niache mwingine. Ayo hii. Niko na njala, njoo naikamata. Mempokee maneno ya bakubwa ya Punya. Ayo hii. Kumbe wakati yote angalia vile banaisha mwingine. Makuta nyenye. Mwezi 6 leo niko apigania kizalendo hapa. Sipate chakula. Sipate dawa, gonja biko na nigonjea, askari biko tele kopi. Ufilme bao bote. Ufilme bao bote. Sasa filme, kwa suku. Hapa. Hotel. Yomba kuwa wewe leta makuta. Ba wale huko wana Yo, ankaje 4 huko wana bale. Bomba kina ku. Commerce, président société civile, musée ko agrade kan. Pokia. Président notabilité ou Président notabilité, musée. CP wa DGM. DGM. Iko na njia politique. Muta diseme peke ba. nguwo rero Colonel Serpa nguwo ari kumwe na SP wawe, uko barimo bavuga bati twahawe amafaranga kugira ngo dute urusisiro cyangwa dusige gakondo dutange kawuvukire, ariko birangiye tuyerekanye aya mafaranga bagomba kuyarya nyine bakumva uko Yesu agira neza. Niba ukunda channel ibirindiro kora subscribe, ukore like, ukoresha kugira ngo ibiganiro byacu bijye bitugeraho. Tugiye kumwingaragambyo wabaye murangura abaturage bavuga ku buzima buhenze, banavuga no kurizwa kwa essence. Aha naho rero turarangiza ku gihugu cya Angola, ko bita Perezida Joao Lourenço, aho abaturage bamushinja kuzamura ibiciro by'ibintu, ubuzima bukaba buhenze, bakaba barazamuye n'ibintu bijyanye na peteroli cyangwa se na essence. Ubwo rero akaba ariyo myigaragambyo mugiye kureba, mu gihe abaturage bavugaga bati twebwe ubutegetsi turaburambiwe, ubutegetsi bazamuye ibiciro, abantu ubu ngubu ko bisigaye bigoranye, gushakisha bisigaye bigoranye, bagasaba ko rero Perezida Lourenço yaba ku butegetsi noneho ngo bashyiraho undi muntu, cyangwa se akamanura ibiciro bakurikije bo ibyo abaturage bashaka. Mukaza kureba rero birukanye abantu b'Abashinwa, abetaranje bahakoreraga, Abashinwa burira amadege bataha, abandi bababwira bati iryo dene mwadushyizemo ritarangira ni bwoko ki. Muri make ukaba ubona ko ibindi bihugu ahandi bigira icyo bita demokarasi cyangwa se bigira uruvugiro, abaturage bakaba bisanzura, nubwo nabo bahura n'ibibazo bakaraswa, ariko bikaba bitandukanye wenda n'ibihugu by'ahandi tugenda tubona cyangwa se n'ibihugu bamwe tugenda tuvukamo. Aha ngaha rero akaba ariyo mpamvu ndagije kuri iki kiganiro ngira ngo bereke umwigaragambyo. Kora subscribe, ukore like, ukore share kugira ngo n'ibintu bijye bigenda neza. Abajene rero aho muri hose, cyangwa se umuntu yawo warakubujije kugira ngo nawe ubashe kuba wakwivugira, uvugira ubyawe, uvugira umuryango wawe, uyu ni umwanya, iyi ni generation turimo ushobora kuvuga uti nanjye reka mvugire cyangwa se mvuge nanjye
igitekerezo cyanjye abantu bakinenge cyangwa se bagikunde cyangwa bagishime. Aha rero akaba ari umuhungu wanyu Ibirindiro, kurikira umwigaragambyo. Cawu cawu, akaba ari aho undi mwanya k'umugoroba. Dívida então com esse chinês é de quanto? Que não acaba. Vejam aqui caravana dos chineses. Essa dívida é de quanto? Bye bye. Essa dívida é de quanto? Angola então deve quanto é na China que não acaba. Vamos então. Mas Angola então deve quanto é com os chineses? Bye bye. Dívida então é de quanto é? Dívida então é de quanto é que temos com esse país que nunca acaba, ué? Dívida então é de quanto é que não acaba? Essa dívida nunca vai acabar. Essa dívida não acaba. Essa dívida não acaba. Essa dívida não acaba. Essa dívida vai acabar que dia? Essa dívida não acaba. Dívida então é de quanto é? Não vi mais. Essa não sai da obra. A obra acabou o contrato. Essa dívida não acabou ainda. Me explica, para ti essa dívida é quanto que eles têm com esse país? Eu nunca vou acabar essa dívida. Para ti a dívida que a China tem com Angola, Angola tem com a China é de quanto que não acaba? Falta pouco, são 3 meses. 6 meses de dívida. Dívida de quanto é, Mocota? Consegue imaginar essa dívida que não acaba? Epa, Explique num coxa aqui. essa dívida aqui que está daqui. Aí, o pagamento é onde?